ubundi bivuga umushumba ariko yawe ni ikirura kizirya kabishywe Pastor Claude yarakuriye cano none uyu munsi ukaba wirirwa yo kwarika ntuteze no kuzava ku cyavu wowe kuko icyavu zakigumishaho mpaka reba ibitutsi byose wanutse ubirebe ara na amakosa wakoze yabasha guhanirwa ariko ntago ngiye nakurega kandi turabifuriza ikaze muri iki kiganiro cya Ufufanuwo mwebwe mwese mukurikirana Cukumbura kuri TV amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu aho muherereye mu mande zose zisi ni papa bitangaza rero nk'ibisanzwe ndetse na mama bitangaza nikaze ni karibu muri iki kiganiro tukibanira muri Ufufanuwo rero ni ikiganiro rero mwashyiriweho kandi mugezwaho uko bukeye uko bwije kandi n'amasezerano ntabwo tuzigera tubatera irungu papa bitangaza wiriwe cyangwa waramutse neza naramutse meze neza ndashimira Imana nkuko bisanzwe abakunzi bacu turabasuhuje ku migabane itandukanye y'isi abapapa abamama bahabwa umugisha abadiaspora abanyagihugu abarundi kazi mwese muhabwa umugisha abakongomani abanyamurenge bose abaganda bose rero muri Ufufanuwo uyu munsi operation Ufufanuwo turayerekeza kwa Mugwiza tuyerekeze kwa Juste tuyerekeze no kwa Bosco Empire no kwa Jackie rero ibintu byamaje kuba bibi cyane kandi byagizwe bibi n'utugabo tazi inshingano zitugenga gufata umuntu w'umumama ufite abana bakuru bakabakabaza myaka ingahe bashobora kurongorwa ukamushyiraho icyasha cyo ko ari umurozi nta kintu ushingiyeho nta bimenyetso bifatika ahangaha Mugwiza atari umuntu w'imfura kuko imfura iravuga ati utu ni utunyenzara kuko yagotishye sindapfa kuregura umuntu sinaroga umuntu akanyenzara rero Juste ahagabo kinjajwa mukunda kuba muzi mwese kuri social media gakunda kuzana ubuntu ubusutwa yavuze ngo Mugwiza ni umurozi Mugwiza aravuga ati nihanganiye byinshi ndabizi nanjye ndafafanuwe ndabizi ndacukumbura ariko ntabwo ushobora gucukumbura umuntu umwita umurozi muri societe nyarwanda unyicira izina tinshize ikiganza hejuru ntabwo nzi kuroga ntabwo nzi kuroga nta n'umuntu w'inzira karengane mu muryango wacu nigeze ndoga ntabwo nzi kuroga Juste wakagorgiwe kuki wanyita umurozi mabitangaza birababaje cyane gufata umuntu w'umubyeyi ukamwita umurozi kuko kuva kera naho twagiye tuvuka mu makaritsiye iyo umuntu bavugaga ngo uriya muntu araroga ntabwo washoboraga kuhaca ngo usaba amazi ntiwashoboraga kuhashaka umugeni nta nubwo bashoboraga kuhava ngo baze bagushakeho umugeni ni ukuvuga ngo wabaga uri umuntu utangiye kuba wenyine nicyo kintu cyane icyo cyaha bari gukorera Juste bari gukorera Mugwiza ariko bakagikorerwa akagabo bita Juste igihwera Juste impamvu njye bamugeze ngavuga ngo nakagabo bita Juste nuko ntabwo zi ingenga miryango cyangwa se uburenganzira bw'imiryango ntabwo yubaha imiryango kuko iyo bigeze kugufata no gusasengura ntabwo ari ugusasengura kuko kwita umuntu umurozi ahubwo ni ukumuhutaza ni ukumuhurahuza ni ukumukorera iyicarubozo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko umwana byaye nawe yatambutse baravuga ngo dore umwana w'umurozi aratambutse biriya bintu rero Juste arabimenyereye kugenda hutaza imiryango y'abantu mabitangaza ahangaha no tugarukanye n'abantu nkumvira ndavuga ati bivuga neza cyane Juste ni umuntu ushobora kuza ntabashe kureba uburyo umuryango westaye umuryango umwe ni papa hakaba mama hakurikiraho abana kandi umuryango nyarwanda ni umuryango uri mu gihugu rero iyo uvuze ngo umuntu uwo muryango ufite abanyeshuri bigana uwo muryango ufite abo baturanye gufata umuntu w'umubyeyi ukabakaba mu myaka 50 n'ingahe Mugwiza arabyemera akavuga ati ndakuze kandi nta kuri ubusa akuriye ko yabyaye ukaza ukamubwira ngo ni umurozi bisobanura ngo siwe wica uri kwica abana be
ukica inshuti ziwe uri kumuca ku miryango kuko umuntu w'umurozi nta muntu umwegera kuko aba afite ubwoba ko n'abazamuruga rero nge magingo ntabwo Mugwiza ari umurozi mujye mukora ibintu bya showbiz mwishimishe babakurikira ariko ntimugiremo karugonda k'ubugome nk'uko Justin akunda kubikora. Justin akunda kwicara niwe nagarutseho yagiye ajya Bishenyi kuko bisanzwe ni ibintu bye agura itabi ni ibintu bye agura inzoga zitanani karabu nagiye mbasobanurira amaze kugura ubuyoga arabunywa buramutinyura kuza kuvuga ijambo ryamugeza imbere y'ubucamanza umucamanza akamwohereza mu nzu y'imbohe ira jambo rero harukundi yavuze ngo avuze Korode ntabwo mvuga abantu afite preve ngiye nkora ikintu gishobora kurebwa n'umuribu ufite ubunaribonye habati gendere wa mugabo yego itigendere Korode yaranyatatse ngo harya guhena habwo nahemye gake yaba mfite n'inkoni ngakubita Korode ngakubita n'umugore we kuko nta muntu w'umugabo uvuga ibihwere kuvuga ikintu umugabo yaguhaye wahaye umugabo mugenzi wawe ukavuga ibiryo wagaburiye umuntu umugore araho kandi uwo muntu asanzwe yigaburiye umugore wari he uwo muntu asanzwe yiyambye kandi umugore ahari yakugira inama rero social media zanyu ni muzikini ariko ni ibanga ry'umuryango yego ibi ngibi byabereye mu muryango ibi byabereye mu muryango ikanzu yari iyanjye yego wiyivugaho baje iwanjye mu muryango wibivugaho ivurira ngo tumuhereze ikanzu ariko ntuyivugeho kuvuga ibintu biri social media ariko iri banga rya hano iwacu niramuka risohotse umugore aranyita umuntu wa fake cyane umugabo aranyita umuntu kandi yemerewe kunyita uwa fake yemerewe kunsubiza uko ashatse yemerewe kunyihanaguriza hari naho umuntu yavuze ngo urabona ngo ndamuhungeta nagomba guhungeta ku magambo wivugiye cyane wavuze gushaka umugore ufite amafaranga nagomba kubaza ngo waramubonye yego wavuze kuko narishije imbwa wacitse ku icumu wagomba kunyereka uwo muntu imbwa yariye ko karahari nagomba guhungeta kuko amagambo wivugiraga wavuze kuko ushaka umugore ufite amafaranga ese ko waguye mu mafaranga koko irya faranga ko kuri ryamyemo nagomba kubabwira impamvu kimutesi biri kumuvuga ribu yakubujije ese ndasiba ibihe biganiro ndi busi usuzugura ribu ese usuzugura umuvugizi nagomba kubikubaza kabinsubita nararonse kabivugiye social media zarani uvuga uti dore urukana afatwa n'uhitwa nta buzima ngiye nifitiye ngiye ndi gushaka ubufite wagiye ku kibazo cyanjye urahandukira nagomba nanjye kujya iwanyu rego Justin ko dukora ibintu dufite mu bunararibonye ku buryo n'icyaha umuntu yakivuga bati iki cyaha uyu mugabo yakoze ni uburakari yagize cyane bwaturutse kandi kuri iki wagiye ku nzu yanjye ntari guherera ububasha urahadigurira uhavugira ibyo ushaka naye nagomba kujya iwanyu ku mayaga nkahadigurira handi nkahavugira ibyo ushaka kuko aho utuyeho nari impazi nanjye ku nzu yanjye ntabwo wari uhazi wahagiriye iki ntakujyanyeyo nanjye naho ntazi niho nacukumbuye nanjye nkuko nawe aho utari uzi nawe ariho wacukumbuye nawe wajya kundega ibikisha nidari ukugejejeyo bose bajya kundega ibiki mu by'ukuri tuvugisha ukuri Justin rero ashaka kuba yitiranya ibintu kuko shoga yavuze ngo we yise Korode umurozi umukodi yarabyifugiye yagiye sumba wanga ageze mu nzira garukano nta cyizere cyo atagerayo ubu ngubu n'ikindi kandi ko tuvuga ibintu hari naho yongeye kuza aragarukana kamaze mbwire Justin ntuzi imbwa yifu iganye inani kunya mu rugo inka irabizira ngewe ngiye muri ribu inshuro enye tubazo babwire bien inshuro enye nitaba ubugenza cyaha nagiye muri polisi inshuro enye kubera iyo umaze ku umuntu ufite amafaranga hari abashaka kuyakurya yego bakifuza ko banyuza mu nzira z'iki ziboroheye z'ibinyuma iyo umaze kugira uzina habifuza kuryica yego waje ubyumve wowe nimba utanabimenya Mugwiza yakwitendekaho kandi Mugwiza nuko asaga views ukoreye yanabivuze nta n'igihumbi zamuha ariko Mugwiza kwitendetseho
wamuha amafaranga yo kumusebya Zarani ko ari umurozi ukanakatirwa imyaka nta nzu ufite nta kintu yafungwa gufungwa aho yafungwa Mugwiza imbwa yamuriye ubundi Mugwiza imbwa yamuriye noneho rero Mugwiza ngende kuvuga ati Korode ndaguheneye cyangwa uri igicucu n'urugero mba mpagaze ku magambo yivugiye amvugaho ubwebwe yikure mu kanwa kuko nta muntu w'umugabo ushaka gutinyuka atari igicucu ngo avuge ngo uyu mugore yaje iwanjye ababaye asa yambaye ubusa nawe nyine no muri karitsiye iyo umuntu yavugaga ubugambo ku wundi yamutegeraga mu nzira bayira abiri ubundi agakubitana bakamburana ubusa umwe hasi undi hejuru abantu bagahurura bakava hirya no hino bakaza bagakiza abaserire bakaza bakoseye banyumba 10 buriya nuko yambaye kure buriya brigadier yabatuye aho muri karitsiye yanjye buriya akabivuga ntabwo yari kunsohokana yari gusohoka igipangu nkahita mufata tisobanura ubugambo bwawe wambesire hangara nguhanga ujya kumenyera ukajya kuneza abantu nuko nguko kera ubundi byabaga bimeze ariko kubera ko yabikoresheje neza kataguhaye umwanya kugira ngo ntusebye kumva ni ibintu biza ni ukuvuga ngo hari ikintu kineye uwo mushinya hari ikintu kimprovotse kuba navuga ibyo bintu ako nk'ubu ngubu Justin Mugwiza aramutse akureze mwaragonganiye na Mugwiza mwahuriye wewe uvuze ngo Mugwiza unuka n'ujya bitangaza Mugwiza wakoze ikiganiro cy'abashi arakwataka ngibuza aho ngaho Mugwiza muraziranye yego wowe Justin ushaka gusanga ari n'umushikazi we ari kugira abasaza uri ari kwitwikira nabo ashaka uturayi agutwikiraho nawe uraza umutwikiraho ariko ntabwo wavuga ikintu muri public Azarani uzuvuge ngo Mugwiza ni umurozi n'umwicanyi uburyo ubwiye abantu w'igisenyi mwene nyina uzatwara umukobwa we hari ibintu mukora na nyina umubyara atangira kumutinya na mwene nyina atangira kumutinya uyu mwana wiwe arwaye wa mwene nyina ahita avuga uti Mugwiza umenya ari umurozi ngubu shakini indari arabyivugira yego tingewe ngo umusambanyi nkunda ubusambanyi ndi umudandaza amagara ngiye mbonye umuntu ufite amafaranga yaza nkamuha kuki kuri tushoti cyane ni ibintu yivugira kavitewo birahari rero kusa ngaho mbivuze ndumva nta cyaha ukoze none ni hehe Jackie yavuze ati Mugwiza yarandoze byibuze uvuye ati mu rukiko ni Jackie wabivuze yego baguhe 20 ku gihano Jackie bamuhe 80 uti ngwino nawe usobanure kuko mwafatanyije ukwiza iki ibihuha byuka ari umurozi kandi icyo kintu ni ikintu cyangiza izina ry'umuntu kuko kuva na kera n'uyu munsi wumvishe ngo uriya muntu araroga watangira umugendera gato rero abantu ba social media mujye mwirinda guhomvagurika buriya Kode ni umuntu ushaka kuvuga ngo azi ubwenge ugasanga nabwo ntabwo azi ngiye nimba navuze ikintu Kode yavuze ngashyiramo akajini ukabikisesengura ugashimira YouTube yabyembeje mushyiremo amagambo make yego ukabisesengura kuza kumbwira ngo naguhungese reka waba uri kungukaho cyane rwose n'abantu babyumva uwo ribu nawe wakakira aho kantu uvuga ngo Joel yaje mu rugo yawe utaravuze urugo rwawe nanjye nagomba kwataka urugo rwawe nivuye inyuma kandi kuko nawe watatse urwo abantu ariko kibati kwagiye mu kabari turasinda na Joel tumaze gusinda we n'umugore we haba abantu n'abakene nibura wenda aho ngaho kuko nawe wabyivugiye iby'akabari kuko twahuriye mu kabari ariko nimuvanga abantu baje iwanjye hari umugore hari nagomba guhungeta abo barwaye guhungesa abanjye umutwe w'abantu hajya ngo n'amafaranga mukoresha sha hari umuntu waje mu rugo iwanjye tumuha ikanzu tumuha n'amafaranga y'ibiceri 200 ibiceri 200 kandi uwo muntu asanzwe amayeho urwo rugo rurimo umugore wawe n'abana be baraje kameme wakuruye abana
ukurura umugore wanjye yego ukurura ibyo wampaye nawe aragukurura nanjye urankurura nanjye ngomba gukurura wowe ugakurura umugore wawe kandi ntanabatuka n'abana ukabakurura ahubwo nabo ukabatuka ahubwo narabubashye ahubwo abana bahubwo bagize umugisha kubera iki kubera ko ari ku mugisha bagize nuko bahuye n'abantu bubaha umuryango bakunda umuryango. Yes mama ufafa n'ubu urumva akantu rero Justin we ntabwo azi udukoryo niba rero Justin avuga ibintu ugasanga ameze nka vampire ubundi Justin nihe ushaka kuhurira na Mugwiza kugira umenye ko ari umurozi cyo ni kimwe nihe mushobora kuba mwanicaye mukaganira kugira ube wamwataka dore bibiri ese Justin ijambo gutangaza ko umuntu ari umurozi uzi ko kumwangisha abantu umusebya mu buryo bukomeye yego uzi kubwira ko umuntu ari umuntu umusambanyi ukazana uturayi ari ukumwisenyera umuryango no kumwangisha abantu no kumushyiraho icyasha kibi noneho bikanyura ku kinyamakuru cyawe wemera ko baguca amafaranga uriya muntu agiye kurega ku buryo utanayabona yego kwita umuntu umusambanyi ibi bintu Justin wabiretse ukivugira iby'umuntu yavuzeho yego bitangaza yavuye ko yanyweye inzoga ataha ahubwo yanyweye inzoga azinywera n'ibyumba aramanuka amaze kunywa inzoga ashyiraho butunda aramanuka ashyiraho n'inani n'isigereti urumva ko ufite preve uri kwivugira ibyo yavuze hariho kuza kubwira umuntu ukamuhimbira ngo dore indaya iyo ndaya ngo washize imyaka umwaka muzima ngibiri ngo iyo ndaya ngo yabanje kunywa amayoga indaya ntiri kwishyuza indezo nibura ngo bayiteye inda ntiri kwishyuza ati hari amafaranga kwari kumvikanye ntiyayampa yego ntiri kwishyuza ngo yanteye inda ntiri kuvuga ko iyo ndaya nayikutiye mu kuriroge cyayatewe uburwayi budakira wenda ikaba igushaka ibyo kurya nawe Justin ugacomeka kamera nawe ngayitekereza nawe kiraro jiki ibi bintu nibikomeza birakubyarira amazi n'iki n'ibisusa Mugwiza n'abagwiza be ahora avuga akavura ariko ndaho Mugwiza yava ko ari umurozi kare Mugwiza avuga ko akora iby'ibirozi iby'inani byiwe iby'ubuganga by'ubupfumu kuvuga rero ko yaroze Jackie ubu wabona ikintu bati bita umurozi ariko ntuvuge ngo yaroze uyu biste ntutange preve impamvu nge kwagiye nagiye mu rwibanze ndaburana njya mu rwisumbuye ndaburana peti hari ahantu usiko ribu ubundi muri ribu ntabwo ribu ifa gufunga umuntu ikintu mu cyumva urabanza ukinjira bahaguha ikaze kandi ryiza cyane hari n'umukobwa mwiza ahubwira amagambo meza noneho babona avugana neza cyane welcome n'intebe yawe nziza yiturumye umva nta n'umuntu unacaracara niyo winjiye ahita kubwira ibi bintu by'amatorotire ntabwo bihaba kuko ntabwo ari polisi oya barabeshya ibintu by'amatorotire ntabyo amba kwicara ati mwiriwe umeze ute aravuga neza rwose cyane ndetse agutangiriraho akazi iyo umaze gushyira isinye ku mukono w'ibyo wisobanuye utabanje kuvuga ati ngewe ibi simbizi kimwe cyangwa abanzuza n'uwandeze babanze bamubona mwarashwanya imbere y'iki y'uwo muribu kuko ribu yakira ikirego yukoze statement wa mutamuhamaga kuko na n'urukiko wemere kuvuga ati ndashaka umwavoka yego nta umunsi nazanye ntabwo niregura cyane rwose urabyemera cyangwa simeze neza ibyo birabyemera cyane rwose ikindi umuntu uburana nabanza se cyane ntabwo nta nubwo muzi ibyo zina nibwo bwa mbere cyangwa ndo bimpimbi
cyangwa n'abandi bari kubimpimbira muzane turebe ko abyemeza imbere yanjye abivuge hibira muzana bitari mu nyandiko biremewe none iyo hageze bati uyu muntu aha ngwino mboga zizanye ngize imana nibu rero kurikira mukino wumve uyu mugabo yandutse ku itariki 18 tidore bimenyetse Isu kwa statement wa muntu wakureza taje Petit uba winjiye muri chess uko wa muntu ntabwo uri bwisobanura uwo muntu ntabwo ahari nta bimenyetso y'ubutangi wa muntu ntabwo ahari ugomba gutanga ibimenyetso ahari yibikaye bati murasiranye bakaba amasura yanyu nimba yayigeze ahura kuri kamera mwagiranye ibiganiro ati mupfiki mwarasangiye yego mwarararanye yego ati rero ni mugende mwiyunge cyangwa ni mwiyunge aferi irangire ariko statement yikoze wa muntu wakureza adahari papa yangu ubundi bivuga ngo uzarinda unakatirwa cyangwa urenganurwa wa muntu adahari urakoze uzarinda uvuye mu rukiko umuntu utangiye kumuca n'ubundi ryera niyo mpamvu uwo mwetaje rero na statement yihorere yego ubundi niba buriya bundi muri riba niba uwo muntu adahari cyo ni icya mbere kimwe icya kabiri ukaba udafite umwavoka uravuga icyo uziki ugiye kuvugana nawe yize amategeko agiye kubaza ibigendana n'iki n'itegeko ugiye kuvuga iki kandi wowe nta kintu na kimwe ubiziho ku itegeko kiretse bya byaha byo kwica umuntu bya byaha byo gukubita no gufata ku ngufu na byaha byo ngo mwavuganye social media ibyaha bya penal si barabizi nabyo ko ari ibyaha bya mureza mu bantu n'ibyaha bya penal nabyo basi bibashinyagurira ibyo just ibintu barabizi just ibyaha bya penal banakohereza utarigera ushaka kuyikore uburana ushaka nuna tayari huyita ufatwa penal ibyaha bya penal numushinja cyaho ubona buriya papa bitanga ni nk'icyaha ibyaha mboneza mu bantu urumva cyo mwaganira mu rukiko ubona wenyine n'umucamanza ibyaha bya penal nibyo haba hari umushinjacyaha avuga uti warabikoze itariki n'iyi noneho n'ikindi cyaha kiriya cyaha cy'amafaranga ntabwo cyo wakurekura utatorokana niyo umuntu yaba yakubeshyeye uhita ubanza ugatabwa muri yombi kuko ntabwo umuntu yakubeshyeye miliyoni 30 yerekane ka preve agishakisha ibimenyetso baba bagishakisha ibimenyetso ushaka kujya wigira i Burayi muri 30 ushaka kwita urutema ikirere ubu ugomba rero kuburana uri aho ngaho niyo mpamvu buri uzacunge buriya umuntu ufite ku mitungo akenshi ubu usanga yicaranye iki amategeko n'amategeko mu nzu n'umwavoka yirirwa yiga ni ukuvuga ngo akantu gatoya wahita ashyiraho ahita avuga ngo avoka ntihitabe kubera ko abazi neza ko ni umutunzi nyine n'ikindi kandi we ntabwo uzi ngo rero dolari wo muri Amerika yavuze ibi shalo dolari cyangwa yaburashije iki kirego kigenza buryo ingingo akanyereza kico agakato ku ya itariki 28 ese urukiko ruvuga iki ku bana b'ukwezi kumwe urukiko ruvuga iki ku muntu ukoze icyaha yagambiriye n'icyo ibintu nk'ibyo yego urukiko rubiteganya iki itegeko rivuga iki rivuga iki ntabwo uzi juste wowe nk'icyaha wakoze uyu munsi yego cyo kuva ko mugwiza ari umuruzi aha kiri mu byaha mpanabyaha yego penal kiri muri penale kuko we ikintu yakoze we yamwangishije abantu kugera ku rwego n'abantu bashaka kwigumura bakica mugwiza bamuzijije ngo n'umurozi amusore byumve neza umuryango wo kwa Jackie buriya ushobora kwigumura ugatera umuryango wa mugwiza bakabarangiza bose bamuhora ijambo Juste yavuze rutwitse
noneho mujye mukora ibintu mwamaze kumenya agaciro kabyo werewe wakijagajaga washobora kuhaguruka abafana bande bashaki hagaruka umuryango wa Jackie ugatera umuryango wande bitewe n'ububabare cyangwa uburibwe Jackie ari guca cyangwa Jackie nawe akihagurukira wenyine bitewe na niyo jambo wavuze yakubitira ku buribwe ari gucamo akirukanka akajya agafata umugwiza mu majigo akamukubita cyangwa namugusha kuko bitewe n'ijambo wavuze inshuti za Jackie cyangwa se abafana be bashobora guhaguruka noneho n'abafana bamugwiza bashobora guhaguruka bakataka jiste bakamwataka kugira ngo kurwaga ahubwo nawe rwamugira nawe ngibyo niyo mpamvu wowe iyo amategeko agufasha ahita kugumana kugira ngo aguhungishe iki ijambo wavuze kuko iryo jambo rishaka kukugirira nabi nawe ubwawe kandi rikagirira nabi n'uwo urabona uriya mutipe wavuze ko yanyweye amaraso yande y'inzahuke buriya kuba bamushyize hariya kwari ukumuhungisha uburakari bw'abafana bizahuke bibaze byibagirane n'umuryango kwari ukumuhungisha umuryango wa Theogene cyane harimo abana harimo umugore harimo nyina harimo bene wabo wabyumvishije kuko yatangaje ko wamurangije wamunguye amaraso yatangaje ko ari we wamuhuguye ko ari we wamwishe ko ari we wamurangije wamukuye ku isi rero hari ibintu muvuga ntimumenya agaciro k'ibintu muri kuvuga mwebwe rero mukaza mugahomvagurika hari abavuze ngo waheneye kode ahubwo yamuheneye gake kuko yamaze guteza intugunda mu muryango wa papa nde wa papa bitangaza ukimara gutangaza ngo baje ahangaha mbaha ikanzu mbaha ibyo kurya badafite icyo kwambara aho uteje ikibazo wari uduteye natwe gusobanurira abana bacu kuki mwagiye aha kuki uyu muntu mwemeye ko ibi bintu bibaho natwe kandi koko twinjiye uburyo usuye umuntu yaguhamukaru ntabwo uzi ko azayigucyurira wateruye umuryango utereka mu wundi muryango nagomba kwataka umuryango ahubwo nawe atatse gakeya twatatse gake cyane guterura ati baje mu muryango iki batikwa narampamagaye mu kabari umugwanga adahari ngo umugore wajya bahikaje umva ubucucu mujya munyumvira ngo arangije atera umugore ajya kurega mujya munyumvira namwe umugore ajya guhiki ikanzu uterura umugore ajya kuyute none ubanje kugenda umugore uramuzanye urangije ugira ute tumaze kwiyama tuguciye ahubwo namwe mujya mumbwiye teteka uteruye umugore uri rukankanye kuva na kera mangara nkwangara yahozeho iyo wavugaga umuntu yakwishyuraga ukavuga umuntu ukagenda ukamuvuga mu bandi bagabo ukamuvuga mu bandi bagore ukamuvuga mu bakobwa ari umukobwa mwamugenza gute mwaramuhamagara gute ngo tukubwire mukamushyira munsi y'urugo mugacika inyafu mugafata inkoni y'umusozo nziza undi mugavutagura akana k'agakobwa gahina kavuze uti mama yiwe uti bagukubitiye iki ngo naramuvuze ku mugezi we ahantu rero Bosco we nawe Bosco uri umusore gerageza kugabanya amagambo ku bantu b'umuryango nawe ukunda gusenya imiryango Bosco ibi bintu bizagukora ibi bintu byo gusenya umuryango nani Muyango atanga umupura azimije itara Muyango afite abana afite umugabo nani Sabe ari gusambanira mu Burusiya wagerageje ugaha agaciro n'imiryango niba kwiruhaho abantu ntabwo uzabakira witegura intugunda mu miryango y'abandi ntabwo ari byiza buriya niba ugiye no kuvuga ikintu kiri social media niba uje gusesengura ku kintu umuntu yikoreye cyangwa ku kintu umuntu yifitiye ariko wirinde kwinjirira umuryango w'umuntu hari umuntu wavuze ngo ngushyiriye mutese amavuta ngo uramusebeje nanjye yanshira ibyo kurya kuri kamera natwe yahamagaye kamera ibyo duhaye uti twarize niba ari akeza kabanywe na bose nanjye akeza kabanywe natwe akeza natwe kabanywe na bose twarize bayidawe niba hari muri comment banditsemo ngo yango ntiwakagombye ngo kuba ngo ugiye kumufasha ngo niba yanakennye ngo utware kamera ese waba uzi ko yabikoze nawe none se waba uzi ko natwe yaje aha kabikora yarangiza akabikora natwe akabigenda akabishyira natwe kuri YouTube gusa niki niyajya mu rukiko yaregera yarebwe igiki mujye mugira ibintu mukora uvuga akantu umuntu akoze karimo ubwenge cyangwa se nta bwenge burimo yego
nuko iyo ribu igiye kukugenza wohereza cya kiganiro yego ikareba inkomoko ya cya kindi wakoze kafati ni mugende muganira ibyanyu urukumva rero mwe mukaza mwebwe mushuhaguzwa buriya wowe urafitwe mugwiza gufite mu kiganza ashatse yaterura ndi yavuze ahagutereka muri ribu ubukene bwawe amatike ya buri munsi yo kwitaba petit frère mubanze kwaza mwumve ubundi tuvuge ko ribu utuye Kimisagara uhamagawe na ribu ya Kimihurura kuko ibi byaha kenshi bya social media akenshi ni headquarter Kimihurura uko niyo igenzwe biri niyo akenshi abenshi banye bitabayo benshi abenshi ni Kimihurura rero ibi byaha bya social media va Kamonyi oya ni ndahorega baba batuzi ababene baba badukurikirana va Kamonyi uge Kimihurura we juste yego mu nkoto uvuye mu ngo amafaranga make ni 4,000 make kugenda gusa yego kugaruka tuvuge ko akuretse ni ibindi bine ayo waririye mu nzira ni 12 juste urafite hani gihe wasanga umuntu ufite dossier yawe ntawe uhari yagiye kuri tere ufite dossier yawe ntawe hari yagiye kuri tere aba tuzagaruke ari muri konje uzagaruke igihe kiniki ndabyo babazi ibyo nabyo kwe mutubaze hariye kwitabaga ribu ugasanga umuntu ufite dossier yawe ntawe uhari yego ati genda uzagaruke yakoze yego none se ubundi papa bitamu na yabazi ko ikintu cyo kubekera umuntu ngo ni umurozi yabaze handi korode cyamugeze namutese yabwiye yavuze mutezi kuri social media akaba ari nayo intandaro yagiye ikomoka yo kurangiza mutesi kenshi mu mitwe y'abantu ko mutesi yari afite izina rikomeye cyane ariko akitangira kuvuga ngo ni umupfumu ni umurozi ngo ni umurozi yarose nde ngo yicishije umugabo we ngo yajyanye umugabo we mu bapfumu ntabwo Claude biriya bintu bimaze mu byumve neza biriya bintu Claude yagomba kubyigobotora araye ku isima urakoze nabo kuba ngo nyina hene y'umuntu ni gicucu ahubwo nambaye ahubwo nambaye hoya kasubiremo baza wumve ubona cyecu unakote n'amatangaza ugiye ugafata nka debeni urakoze ukamutuka atari social media urakoze kuko nta nubwo ari na social media ariko umuntu wateruye urugo rwawe akawutereka mu rugo hamwe na Rwanda cyane oya ubundi yaba ari nuko yabaye kuri Nyamata iyo ngira amahirwe abatuye hano mu Rugarama cyangwa atuye hano ku Ruyenzi cyangwa hano Kigese yewe rwose mudugudu narugudukirana nagombaga kubyuka nkagenda nkacunga sohotse nahita mufata niko tisobanura vuga ukuntu njyanzi wowe baza gusaba ibiryo kandi nambaye usinambaye imyenda yawe vuga ukuntu njyawe nyambika nuko yambaye kuriya nuko yabikoze social media nuko yabibwiye isi nanjye nza nanjye bisobanura ku isi kandi mu gusobanura nagomba gukoresha inuza zanjye zose kata zanjye zose rero abantu mwebwe muricara ngo nakoze ibyaha jite yakoze biri muri mpanabyaha ntaremboza mu bantu oya jiste yakoze icyaha cya mpanabyaha kandi yamaze kugikora akirimo deja kese ko mugwize yashinda imyaka 10 yakizura cyane bimujemo niyo mpamvu ubona buriya akenshi wagiye wumva ngo Claude ari mu nkiko ikintu cyamujyanye mu nkiko ni kiriya cyaha tegwita umuntu umurozi n'umwicanyi umurozi
numwica nakuvanga Mutesi arasambana abagabo benshi biriya byo rwose nakandi Mutesi ari we wagiye ndikuvuga Mutesi barahari nyine yabagiyemo ntago nirabisibanganya ntiyabisibanganya nyine ni amateka azabaho uko wamusasengura kose waba wamusasenguye nyine ari kuvuga ngo numurozi numwicanyi kara kantu kamugeshejeyo kandi afite abana nibatambuka bazavuga ngo dore abana b'umurozi numwicanyi kandi afite umuhungu azajya kurambagiza bakavuga uti umukobwa wacu nyirabako atazamwica ariko abantu ubu ntabwo babizi ntabwo mubizi buriya deja uwo bita Bosco Empire yego akimara kuvuga ngo nani Sabe ari gusambana mu Burusiya yego ariko we yahengekereza hano mfite dere baramubufasha mbere hari akantu ko ngira ngo na n'ubu byakomeje niko hari abamama 20% hariya nibura ariko naho bamugenza naho bamugenza kuko mu Burusiya yari ari kumwe nawe ariyo guterura nk'ubukorode we nahushemo umva n'imiyaga rwose nagomba kukumenagura ni nayo mpamvu bivugiye ngo ntiyatureze kubera iki kuba arabizi ko watanahahinguka n'uwo mugore we nawe sinagomba sinzi impamvu umugore akamushyira imbere ubwo umugore ni kugenda avuga ko atari uwa korode cyangwa agatwara ubushajwa yiririsha mu by'abagore watotejwe gakeya yamuye mu Bugesera ese mwari muziranye hoya ariko nawe aramutse amenye wowe umbi ikanzu zuyinjurisha abimenye neza akamenya ikanzu yawe ariyo nakubitaga kanzu yawe sha yinjurire njurire ikanzu sha ngo ndumutindi nase ubu nambaye ubusa navuze gake ngo nkiva ko niyo kanzu yari yuzuye n'imyuka mibi cyane ko nayambaye ahubwo nkazajya nikubita hasi nkahwera sha wowe fata ikanzu yinjuriye n'ibiryo wambaye ibiryo ufite uburenganzira bwo gucyurira umuntu cyamuhaye hari abantu rero mwumva rero dukora ibiganiro wewe ngo mabisanga baramufunga n'urugo ntabwo ko dafite uburenganzira bwo kuvuga ngo narishije ingwacitse ku icumu ambeshyera nta washa afite kandi icyo biri mu cyaha cyo kunyangisha abanyarwanda cyane kuko njye mbere yo kwinjira ntabwo ndi abantu bavuga ngo yamaze gukorera ngo yigendere kare kandi ntabwo banduga ngo ugende mwije kuvuga ngo namaze gukorera awa ngo nigende nge sinavuga takubonye n'intanda ntavuze n'intanda reka ngomba kubona umugore wawe hano kabona korode hano kaza nafu atari ibyo zapfa navuze kugira ngo namaze gukorera ngo ndigendere abantu ntabwo babizi ko nabyo bifite uburenganzira no kutavuga bifite uburenganzira no kumusaba wakavuga uti mubanze umuzanye hari ingingo no kuvuga ko utameze neza cyangwa amavuka afite cyangwa ntamwavuga byose biremewe nani ngo bamurekuye tundurusa wa Chadema yigumira muri gereza abwo igihe azaviramo reka no kufunze hari uburenganzira ufite bandi fuka zifite uburenganzira bwazo yakuva mu Rwanda muri wa Tanzania tinzavamo ku munsi w'amatora inkungudura zose zarangiye ibisobanura ngo bazabanje bateguye indunduru kuko iyo aba yakivamo bashaka kuba bandekuye muri system iyo yakivamo iramyigagambi kaba yari kuba ari ne wasubiyemo twiteguye abati nyezavamo irahira ry'abana ku munsi w'amatora n'umukobwa we bariya n'abantu b'abana barizi ariko abandi ndabizi uko ugenda uhura n'amategeko niko ukarisha ubwenge ubu mama bitangaza wa 2015 atandukanye n'uwa 2025 100% ku bintu bijyanye n'amategeko ntabwo waza umurura gutya rero unyibwirishwa neza ujugunye hariya bekereka n'abanzaga nahebeba ubundi urajya kumbaza iby'amategeko ntabizi kubera iki kandi wowe ubizi warabyize kucumbaza ibintu n'amategeko ndabizi
ubundi banzumbaza ibintu bigendanye no social media no guha no kurya kujya kumbaza ibintu rero bizashira mu mategeko kuko ubundi imbere bajya babimbaza bikanjana bikankenesha ubwo ntibyishoboka kumba kumbaza ibintu by'amategeko mfite iki umunyamategeko byakwanga akoresha ububasha bwawe uhabwa ukanjugunya hehe mu mategeko hariya ariko ngewe ntacyo nzi ibyo mategeko ntabyo nzi niba rero utabizi rero kuki utari kubanza ngo yiyambaze umunyamategeko baza umpa amahirwe shaka iki umunyamategeko kandi umunyamategeko niba mushakisha umuntu ni amafaranga amaze shake rero umunyamategeko ubu ni 200,000 ntawe ndi butorokere si icyaha bari icyaha kivuga ati uyu muntu yishe umuntu aratoro aho ngaho rwose buryo burakaregeya igihe amaze imyaka hafi 5 aho aburana imyaka 5 batarengwa aho kuko ni ibyaha bituma akomeza ubuzima bwe cyane rwose bitatuma acika bikagira ati nta muntu nyine nta muntu yagize nta muntu yishe nta gufata ku ngufu ntago yafashe ku ngufu nta mifaranga nta ruswa yatanze nta mafaranga y'umuntu yariye kuko umuntu ari guhomba ari kwinjira mu bukene kubera karegeya mbese ni ibintu nyine ari mararegwa nyine ariko biraho bishobora no ashana gutsinda cyangwa cyagatsindwa bakagira ibindi bintu by'amategeko rero ngewe ntabwo nzanyura mu murima wawe mu bihagarikemo utume ndanasinziriye ngo barantwaye cyane ngo nanyaye hehe mu murima ushaka ko nyaye ko hari mu muhanda shaka inkari zinyica sikanda rabagwe nabuza aho nyandahanya tegeko rivuga iki riravuga ati niri ntabyo nzi nta mpamvu yisobanura ntabwo ndi musobanura maze nshaka umuwavu aza kuza guhangana n'iryo tegeko niko nanyaye hehe aho ngaho mu murima tegeko risubiza umuntu agututse rigena kangahe kuba akoresheje uburakari ushaka gukoresha iki uso umuntu akoresha urukundo yagututse uso umuntu yazana urugo rwawe kuri social media ariho usanzwe ukorera agatinyuka akakuvuga ibi nibi akakupfobya ngo umukenuri igiki kandi nta munsi n'umwe wari wajya kumugabuza noneho warangiza weho n'ubabari rero aha hagabo nibyo yavuze ntari kunari pastor wiye mugwiza niko yavuze rero atangaza inama wahereza ku social media wirinde ikintu cyatuma ujya mu cyaha cya penal kabisa ibindi byose buriya warwana nabyo ariko penal ntabwo ikina kuko penal nukurega ntumubona kandi penal igihe uzaba uyigezemo uzambabarira niba ari no kurya n'ibishyimbo uzabireke ushaka umunyamategeko penal umuntu ujye uyitsinda adafite umunyamategeko bari babizi se utazishorera ngo ugende ngo uvuga ngo uri buvuge ku munwa penal ntago kuko ugiye kuvuga ku munwa ariko hari umushinjacyaha uhari urabigushinja uzi amategeko kandi uri kubigushinja we afite itegeko ni ukuburanisha afite iki nawe ni umucamanza nawe wize itegeko bazi bibabwire neza n'uwakugenjeje icyaha nawe wabibahereje nawe ni umunyamategeko noneho nawe wishoye imbere yabo n'umunwa wawe n'urutwara urimo amazi rimwe na rimwe nawe ugiye kuburana mbaye puti mayindi urahagaze imbere yabo bo bari kukubaza wamugushiriye ni umugenzacyaha umunyamategeko yakoresheje iki yize amategeko ukwakiri nako nandi ugushinja ni umushinjacyaha ni umunyamategeko yarabyize ukuburanisha ni iki ni umunyamategeko umucamanza aho hantu urahava wowe uhagaze imbere yabo uri gusaba yangwa gusa bari kuvuga igikuta wowe ukahita uvuga soya bavuga soya wowe ukahita ugaruka mu bishyimbo hita uvuga ngo ndafunze nibwo umuntu yambwiye ngo njyewe umujyi ntisha umuntu kamaze mbabwire ntisha umuntu sinkubitane sindwane ndavuga ku muntu ariko nanjye ku ngufu ntutange ruswa singambanira igihugu ntugambanira igihugu cyangwa ugisabye cyangwa uvuga umukuru w'igihugu ariko kavuga ku muntu wavuze kuko hari akantu aba yatambitsemo utabuzi ntabwo ibyo babyakira ibyo atavuze ubujajwe atatanze ubundi bujajwe ntabwo ibyo babyakira reka kiretse niba ari ikintu cyafunze Jean Paul ni ukuvuga ngo umurye yego
aho kantu mukumva bari ikintu cyafunze fata ku mavuta nukuzana ubwoko muki muri pena mu rukiko mu rukiko ibindi byose tuzi ko bari kubireba ibi by'amoko ni ibicuzanyemo hano ibi by'amoko bivuze ko ngo tugufatiye ubwoko ngo njyewe wagomba kuburana ibyaha byawe ibyo bakurega niba ufite umwavoka akaba ari byo adiriringaho ariko iby'amoko ntusatere iby'amoko iby'amoko ni ibiki ubundi mu rukiko umucamanza yakira urw'umukongomani wakoze icyaha hano akakira urw'umurundi wakoze icyaha hano urw'umuturikiya wakoze icyaha hano akazana urw'umufaransa urw'umunyamerika umucamanza ntabwo kagira notebe ntabwo rwose akubaza ati ingingo akanyereza akica none ndi ari umucamanza rero ukuza noneho w'inararibonye hari ukuntu ajya no kuburanisha urubanza rukomeye akahita abwira abantu bari mwaho ngaho baje nabo kwitaba akababwira uti mureke uru rubanza turugire urwacu turugire urwacu noneho turebe ibi bintu ari twebwe bibayeho agatangira kuganira n'abantu bari mu rukiko nimutubaze twagiyeyo nimutubaze petit frère umucamanza umucamanza mukuru w'inararibonye hari abantu njye nagize umugisha wo guhura nabo urubanza turugira urwacu twibaze ibintu ari twebwe bibayeho byagenda ute uyu mugabo ari kuvuga yuko yaguze ikibanza arangije acyandika ku mugore babana neza nta kibazo barasezerana batarasezeranye nyuma yaho ngo baza kuza gushwana none uyu mugabo ari kwifuza ko ngo agurisha ntamuheho bombi ku cyangombwa bariho ku cyangombwa barakundanye barabana bishingiye noneho amushyira ku cyangombwa cy'ubutaka noneho ngo nyuma bamaze gushwana ari gushaka kugurisha ariko ngo ntibagabane abantu tihoya none se andi bakundaniye bagashyirana ku byangombwa kuki batari kongera kugarukana none ngo bongere bagabane mubyumva ute mwe murabyumva gutya abantu bicaye hariya abantu akavamo umwe akavuga uti nanjye mbyumva gutya n'undi mbyumva gutya barangiza akavuga uti rero dore ibi bintu byakagombye kugenda gutya nimutahe tuzabaha imyanzuro y'urukiko uru rubanza rwabereye mu ruhame mu ruhame rero ni hahandi harimo abantu bafati byari bikwiriye mwebwe rero muri aho mwasinye juste nkanjye mujya wegera umusaza unyuze mw'ibi bintu ubinyuzemo urumva nuvuga ngo wowe uri aho wasamye akantu gatoya akajambo kamwe buriya iri kuvuga ibintu aho ushakaho ibyaha uriya kode yihuse vuba yumvisha ndahemye agira ngo yabonye ibyaha yego urishaka kwanza ugakura ugashaka ibyaha nyine bimwe mpana kandi ntiyabibona impamvu atabibona ni iyihe ni uko ari we bwe wahagaze hariya akivugira ariya magambo yo kunturutira yo kunyica nabi yo kuntoteza ubwo rero hanyuma yaho ibyakurikira byose abagomba gutega iki agatuza n'umugore wawe n'abana mugatega cyane kuko nanjye basebejwe bandagajwe wenda ukagenda rero ari ukuntu abantu bigira b'abanyabwenge cyane kurusha abandi nyine urabona ninjya kuri ribu winjira nyine kuri ribu kabuhaye umugenzacyaha dosiye yawe kaba yicakiye noneho hari igihe umushyira amatiku ukumva ko ya matiku azafata yego wabyumvishije hanyuma mubwiye kuko ngewe impamvu arwanya n'umwanya ibigarasho umva ko bamushyire dosiye nyine impamvu arwanya nuko akorana n'ibigarasho ni inyungu bamuhaye nibyo bamuhaye noneho atangiye andukira umugore urukumva wumva nyine andukira iki umugore agendeye kuko ndi umuntu kandi umugore wanjye ntabwo aba muri social media nuko byagenze murakoze ntashyiriho kuko yamaze kuvuga ko yanjuriye mvuye iwe ntamubwire ko ari ikanzu ngo umugore ngo yagize ate iwe yakuriye ibibazo yego umugore yahaye umugore we ndacikwa nyivugaho noneho ntanavuge ko yakuruye umugore mu kiganiro yavuze akavuga ngo mbwira umugore mbwira umugore muhika ntabivuge ibyo
we yarangiza akavuga utwo ati ndamurangije muri aferi yawe yarangiza uti akorana n'ibiki nibigashe urumva nyine urumva ko dosiye burya ibitangiye nibyo ngo yahawe ngiye rwose ndabizi kuko uribuka ahantu nyine kuvuga kambereke petit frere kode nani petit mu mutekereze cyangwa na juste aho ngaho rero ngo ubuzi kumaze kubamba kuko urumva ko ashobora kwibeshya umugeza cyaha agatibisha muri doshe tabiryohereza he mu rukiko abana bikaba penal bikaba penal ko waba yabirangije kandi ntaba ku ntebe yiwe agumya yicaye bihinduka penal kuko ukwaye ubutiko yego ubundi iyo cyageze mu rukiko ku kigo botora urwana nacyo nyine urwana nacyo bari niyo mpamvu ari ushaka kumbaza ngiye simbigusubiza oya kandi sinabisinyira ubundi ngiye wundi ibintu byose nafitiye umunyamategeko sinanabisinyira ntabwo nzi ukuntu nawe ngo yavuze ngo kubara ibigashi ngo aho usinya hano gusa wahasinya wowe wamaze kubimbaza byakunda uteze nava ati mu bintu birimo hano ntunabimbaza byo sinabizi mbaza ibigendanye n'ibi ngibi ibiri kumbaza byo nta n'ukuntu n'urupapuro wabizanaho sinanarureba cyane urumva nabyo biba ari uburenganzira bwawe niteye kwemerera kuko bajya kumbaza ngo urabona ngo yavuze kuko gusa urumva nabivuga ibyo bujya kwimbaza ibyo wapi rero ntabwo bikiri we mugenza cyaha wa sitasiyo biba byabaye hedikota hejuru yageze kwa murangira social media ibyibigarasha byo kuko ntabwo bikiri ibya sitasiyo wapi biba byabaye ibya hedikota nuvuga ngo na polisi biba byabaye maneko y'igihugu na peze yamugeraho mugiye kwicisha abanyarwanda yego kubera ko hariya nibo bafite ubunararibonye bwo gusuzuma neza ko ukorana n'ibigarasha urebe ibintu sinabyita basanabisinyira nibo abantu bafite ubunararibonye bwo gusuzuma ibyo wakiriye kuri telefone nibo abantu bafite ubunararibonye bwo gusuzuma amagambo wavuganye n'ibigarasha aho ni sawa rero nibo bafite inararibonye ryo gusuzuma ibyo wandikiranye n'ibigarasha ntabwo umuribu wo muri sitasiyo yabishobora kubigenza yiri byaha bikomeye cyane urwo ni urundi rwego umuntu aguteretsemo ni urundi rwego noneho rero ntuzabikore ngo ugende wihishe inyuma y'ibyo bintu uvuge ngo runaka ngo ndamurangije ibyo byageze ahantu ni ukuvuga ngo bizamo inzego zose iz'utugari iz'umurenge iz'umudugudu kuko nasi bagomba gusobanura uburyo urya kuko umuntu ukorana n'ibigarasha hari imirire n'abantu bazi noneho umuntu ukorana n'ibigarasha hari abashyitsi yakira hari amashuri ashaka kugeraho umuntu ukorana n'ibigarasha hari amasaha atahira umuntu ukorana n'ibigarasha hari amanama cyangwa hari abantu hari amamodoka aparika hari amatelefone avugirwaho umuntu ukorana n'ibigarasha hari abantu hari amanama ajya agira cyangwa hari abantu ajya ahurira ndabo ahantu runaka iwe mu rugo hagenda abande abayeho gute ubukire bwe telefone zakira amafaranga yakira amafaranga y'ukwezi by'ukuri ntabwo umuntu rero ushobora kuvuga ngo ajya muri banki kangahe abikuza kangahe akangurira abantu bangahe yego kuko ntabwo wakorana nabyo nta bandi bantu ushaka gushyiramo oya ubundi gukora n'ibigarasha uba wamaze kugera ku rundi rwego ubugambaniye igihugu ubugambanyi ushaka guhirika igihugu ushaka gukuraho perezida ushaka kwicisha abanyarwanda ushaka kugumura abantu ni ukuvuga ngo ntabwo aba akiri umuntu w'aho ngaho hoya ntuzongere kuvuga iyo jambo uryitsamo n'iryo jambo nujya kurivuga numvisha rivuga kuri saba no kuri yongo numvisha urivuga kuri yo ujye ubanza witonde cyane numvisha urivuga ku abantu benshi cyane mutavuze rumwe na Yeriza numvisha urimuvuga witonda kurivuga cyane abantu bose mutavuze rumwe wita ubavugaho ririya jambo ujye witonda cyane ihangane cyane niba uri kwihutira mu kanwa ari nacyo kintu ukunda kurwanisha abantu guhigisha umuntu ushaka kugirira nabi ujye ubanza witonde cyangwa urivuga iryo jambo ni ijambo kuko hari uzarivuga
akagenda akarigenzwa wasanga nimukurikiye akajya gufatira aho ukuri ikiganiro wati byose uri haha cyane tu yarandangirije n'ubundi ubuzima akurya inzara akakurya amenyo ujye witonda kwivuga ku bantu ujye witonda kuko nabonye ibi bintu biramworohera we kuvuga ikintu cyose abonye na papa bitangaza uriya si papa bitangaza papa bihuha yarishije imbwa wacitse ku cumu ntabasha no kureba ntabanje gusubira inyuma ngo agende kureba uw'imbwariye nabanje kureba n'uwo nguw'imbwariye se yamuririye he nabanje kubisesengura byose noneho nabanje no kubanza ngo amenye n'uwo muntu ese koko ngiye kuvuga ngo yacitse ku icumu uyu muntu ni bwoko ki uyu muntu koko nibyo cyangwa se yarishe uyu muntu koko kuko iki kintu ni ikintu gikomeye papa bitanga ni ikintu gikomeye yigize ishomuki ntabwo ari ikintu cyoroshye yigize ishomuki ngo baheneye umugore we ubundi kuro urebye amagambo wamvuzeho umuntu ntahenera n'umwana wawe papa bitanga wese nyine urebye amagambo wamvuzeho ubu ntanahenera ahubwo n'isahani ujyamo nkayimena urakoze nyine ndi kubanza nkubaze iryo jambo ni ijambo ryoroshye ku bantu baryumva ahubwo wowe sinzi ukuntu uhubuka ni ijambo ryoroshye mu gihugu wakabaza ukansaba imbabazi yego kangati rero nabivuze nanjye ntazi ukuntu rinshitse ntibageditingamo ti kandi noneho reka nanasabe n'imbabazi abaryumvishe bose nubwo wikwakanya umugore wawe ngo baguheneye kuko ririya jambo uraza kuza gusanga rifite byinshi bishamikiyeho bishobora kuba n'uyu munsi bikiri kutugira ute ingaruka kuduteza ingaruka mbi bakunzi bacukumbura kuri TV Imana y'amahoro ibane namwe murakoze cyane utubonye ubwa mbere yakora subscribe comment share tugakomeza tukibanira mu buzima bwose muri Ufofano bye